hanyuma suri akaba ari nde mbonye ni igiki cyawe Ndiya n'umukozi n'ubundi twasenganaga akora hariya kuva rya rusenga ko ntarakubona ujya gusenga urumva utangiye ufite aho uba ku buryo utangiye kuzana abagore hano tegereza gato hanze ndaje nkwemeze ako nawe ntukajya ufuha kutuma icyo nzi icyo mvuze nuko umukobwa twarasenganaga icyo mvuze nuko ntamushaka hano ibyo muba mubeshya ngo murasenga indaya twarabamenye nta soni urambona ariko Mwese ubwo ngubwo nkoze iki kwe ntacyo umbwira wabibonye wabonye umugore nashatse wamubonye gusa uyu ni umugore na kweri nashatse cyangwa ni inyamaswa warubatse mago wowe nzi uriya ni umugore wawe ugufata kuriya do niriwe mfura aragaramye yaraye mu kabari atashye mu kanya mago muri maniza iragufasha umva ibyo yikora byose tugende twinjire tunasenge none urumva ntukamutinye ase mago karame ibintu byose mboneye hariya hanze ndagira ngo binsobanurire ese washatse ryari uzi ko ejo bundi aribwo nagiye muri karitsiye bakambwira ngo igipangu cyawe ni ikinkumirwa mvuga ati si ni magorwa koko twajyaga tujya kuririmbana muri korari koko ese uriya ni umugore washatse shaye inzira ntibwira umugenzi wavuze ko nanamufurira se n'amakariso nkayafura shamagoni ko ntabwo ari ugushaka nawe nizeraga koko ugashaka uriya ubusa ubwo wagendeye kuki nagendeye bya bindi byateye ibyubu ngo urebe ikibuno cy'umukobwa ugasara ukuntu se shahari hari umukobwa wankundaga umukobwa w'icyuzungerezi bitaga Miri mpagira inkuru wankundaga wansuraga muri gete ahantu nabaga akantekera akamfurira mbese ikintu cyaburaga cyonyine kwari nko kumpeka uriya mukobwa n'isaha ndicuza Keri oui sister mva hano se bite ko mba nakubuze mba nibereye harandi kuri telefone hanyuma numva ikintu nashaka kubwira sinshaka ko hari ikintu uzajya ukora muri ubu oya sister nayo ibyo narakubwiye nkimara kuva mu rugo niwe wamamagaye umbwira ngo nzembe hano ibyo bintu ntabwo mbishaka ntabwo namenyerejwe ibintu by'imirimo urabizi kuva na kera uzajya ukoresha kara kagoho kawe kangana nk'umushushwe simbishaka ahubwo se kavagari musiza wangu kavaga kavaga ya karame ma ariko sizo karamutaza ngo witaba uba wumva uri muyandi nari ndikoze ibintu vishwe hano buvuye muri byo ngibyo uze ubanze wumva ibyo mvuga kana nisore usigaye nanyambarira n'inkweto kambaye n'inkweto akoma ntabwo ubizi ko zazi inkweto zanjye nakubwiye ko zacitse egera hino hanyuma iyo nkwamaga kwaza ufite amasano ushaka kunyereka iki kuri umukozi mwiza cyangwa kumabusha none se mba ndi gukora iki ceceka wumva ibyo nkubwira ariko nundi reka mpangane n'umusaraba nikore reka nkwikoreye na Yesu yarawikoreye shamago urabizi ndi inshuti yawe twararirimbanye muri korari ntabwo nari kumva amakuru n'ukuri muri karitsiye ngutuye muri iki gipangu nyiriho nagusuje n'ukuri noneho ukuntu ndebye musuriya ni umugore igikoko ariko humura Yesu ari kumwe nawe sibyo Yesu ari kumwe nawe urabizi Imana yatubaye hafi guhera kera mana nawe se agahinda katangiye gutaha umutima wawe kandi ibyo ubonye hangara ari bikeya shama tekereza nimba mbibonye ubu wowe ubibayemo noneho si nyambara ipantaro nzima nk'abandi do mbese nabaye nk'umukozi reba ukuntu nsa aho gusireba ukuntu wananutse uzi ukuntu egukomana yanjye reba ugara kugaburira umugore muzima ubundi kagaburira urugo rugahaga reba ukuntu wananutse nzira ngo nuko nta kazi ngira kandi sha naramutunze naramuhahiye ntako ntagize ahubwo haje bakabazo ku kazi bakanyirukana
ubwo nuko ibibazo byatangiye niwe ugenda arara amajoro akaza yasinze ngaha amayoga ngo yatanye n'abandi bakobwa n'ubu ngubu muri iyi nzu tuvugana harimo indaya batanye sinazi n'izina ryayo. Shamagogeza nta kintu nshaka uzajya ufasha uriya mugabo hano. Uzajya ukora ikintu kimwe, guteka nabwo ni wumva unaniwe ubyihorere. Uri kumva? Yego mabuja. Ubirengaho wirukana. Yego mabuja. Yego mabuja. Mabuja nta nshaka kukubwira mabuja. Bose ejo bundi uva hano ugenda. Hari agakobwa bazanye ngo nakanyamasengesho. Cece kubwo ni bwa bugambo bwawe ntago nagutumye kunekera umugabo. Fata amasahani ugende. Mabuja nawe ndavuze ngo fata amasahani ugende. Ari nge nawe ninde ukoresha undi. Mve mu maso. Asone wumvishe rata ntazagira ikintu uzakora mu oya ntago ibyo bintu ngomba kubika kandi nagusuzugura uzambwira rebe ngo turatumura ingegera ubundi ubona narashatse buriya ntago washatse kabisa Asone igendera ubwo ngo turi kumwe kanze ndaje mu kanya bwira kavaga guha icyayi nze ndaje akagabo kabari kuguma ntago ngomba gukora imirimo ahumura bwira kavaga guha icyayi ndaje urugoma nyuma y'ibibazo byose umbwiye mbonye nta yindi neza wagukiza sibyo reka tubanze dusome ijambo ry'Imana sibyo wiragize Imana urugo rwawe humura ruzakomera sibyo gukomera kandi wongere ugaruke muri korari ebane humura Imana izagukiza akazi kaba hano ngo nsubire muri korari ko nabaye nk'umukozi mu rugo cyakora cyo dusome ijambo ry'Imana ndabona ryo ryami ihumure muri iyi minsi ugera hano ubwo hari ijambo najyaga nkunda gusoma niba ari mu Bagalatiya bite byawe ni byiza makuru yanyu amakuru ni meza ngiye hese uri kuva he ndi kuva he hazi ko ari kwa mukuru wanjye nje abazi cy'abasore b'iki gihe mukuru wawe se yitwa mukuru wanjye bamwita Magodo nayobye yakubwiye ko ari kuri iki gipangu ni kuri iki gipangu ntago wibeshye nibeshya gute se uvuye he mvuye he kapo byacitse ikapo hindukira musenzi ndagukubita muri konsa kuzi ko hano ndi kwa mukuru wanjye nawe uhari ntabwo nasubirayo wanjye uzana mvuye aya ntabwo nasubira mu cyaro ntabwo nasubira mu cyaro ubundi nkaho uri gende ukavaga tugiye kurwana turwane surabona wanshobora yaguhamagaye cyangwa witumiye ubwinzarira kwishima twavuganye nkwereke nimero yamamagayeho urebe iyi ntabwo ari nimero ye iyi nimero ntabwo uyizi siko mushobora kuba musa ndabona ko ubundi kare kose rugeraga ibiki ubundi urinde hano uretse ndakurega nuko mwakira abantu mwebwe i Kigali oya bosi se nagira ngo buriya baba barambujije arega gupfa gukingura umuntu ushobora kuza ugaterura televiziyo irimo ubundi ari he bosi yari ari mu nzu ako nyine n'undi oya nshaka kukwirukanisha wowe numva nyine ari umenye ko ni muri umuntu wa bosi mvanye twazapanga nyamara ubutaha inzara ndabona ikibazo cyo utangiye kugira ubwoba oya ntabwo ugira ubwoba mani ari he nkamunyereka ahantu ari mva ariko ndabona usa n'umuntu n'undi wishwe n'inzara uvuye mu cyaro uwo nciremo imiyaga nyine bosi ari muri salo ube mubwira ari anyereka ahantu ari basi arimo kwiga muri salo Petit frère ni wowe se ni ngewe nuko usega ngana se mukuru wanjye bimeze bite yeza akuzwe ayimbaza kusigaho nsumba mwana abaye ikigabo nyine nasigaye njye n'ibyawe dore icara hariya twiganiriye ngano usanze ari nanjye uri mu rugo njyenyine ariko umugore wanjye ni Kigali ni kure byangoye cyane ariko noneho nzabe n'iy'umuryango turasabye kuko none se umukozi hariya nakanda yarangisha yankubise ko no muri kuntu urwagwa se wavuye mu cyaro nkwe urwagwa ukuntu unameshe wameshe se cyangwa rwamenetse hane nako nakuzaniye mama se ameze gute mu cyaro mama ameze neza nyine nabizi nasigaye mwitaho ntabwo naye gutuma mama asaza vuba umeze ute se wowe sha ko mbona wananutse cyane wabaye iki
utuma ibitekerezo bijya kure. Gute? Mwana nashatse umugore. Si umugore ni urwandiko. Umugore mwiza ariko muko wabimbwira. Mwiza ku isura umutima ni ikirura. Yabaye iki? Umugore. Yabaye iki? Aka kanya nkubwiye ko nsigaye mfura amakariso wabyemera se. We akarakara. Wowe n'ukuntu uhemeraga, wowe wafura amakariso koko. Ese mukuru wanjye yaba ari miri wambwiraga. Ko yaba yarahindutse vuba. Cha inzira ntibwira umugenzi wa mwana we. Miri no gufurisha amakariso. Uburyo wamubwiraga ko umukunda n'umukobwa w'umwana mwiza winavuga Miri uriya mfura y'u Rwanda wivuga yihore. Ko ni isanya icuza impamvu ntamushatse. Ninde wundi? Ibyo ne waba warabyikururi. Sha ni igikobwa ngo bita Keria cya ibintu nkorera. Sha magorwa barajara. Nese uwo ngo mwakundanye igihe kingana iki? Salama boss. Nese bitisha petit frère. Kumutungoza. Wese uteye turutse. Keri yarari. Keri umugore wanjye supanga iki n'umugore wanjye. Nizo mfutu ziga ufite si Kigali. Garamani Keri yarari. Heno ndabona ari imbobo ufite n'amatatuwaje sinzi ayivu. Agenda kagatura mwese muri abaturage. Keri yarari. Keria. Ngwino ufane hari no mbobo hano. Ni wa mugore wanjye nakubwira. Izi nizo nshuti. Izi nizo nshuti nawe ndebe. Ose wamuguteza ubu. Sha nawe undebere irwo nashatse ndebere urwo mfuye. Waragowe pe. Si ibyo nakubwiraga nawe ndebere imbobo umugore wanjye asigaye agenda nazi. Ndebere imbobo wakagabo. Ushobora kuzatuma ntazashaka. Je hano ndayizanye. Utari imbobo si ubwo. Ni kwa Keri sinarena nakuzi n'ubwa mbere mubonye. Keria wandaya. Chérie waje. Yo, shibitese. Ça va. Mukumbuye. Urandorera. Usiki ni Cheka kagabo. Sebite no gusakuza. Kandi kari kunsa. Nioreri. Nimbwe gasanga imbobo. Acunze urugo ngo yabacunze urugo. Nagakozi kawe ariko. Icere chérie. Karibu. Shaye byiza haba umukozi. Iyo ntebe umwana rero yanayimyemo mushaka mwakwicara hari. Zina ni ryo muntu baye mabaka bo. Meze neza. Ngira usakuze. Mwihorero yawe mweta. Shira ngukumbuye. Nari mukumbuye mwanjye. Kagabo nsanze hano gafite amahane wagira ngo karya amavuko. Sha ni nayo kagaburirwa kabisa. Karakiyore. Imana karasa nabi. Impamvu nuko nta kintu. Gusa numvuga ngukumbuye. Shanashire nayo ngukumbuza ko wabaye inzobe. Warahindura impumuro yawe iri seri. Shuwa. Gusurambona. Ngwino nk'akantu twikira. None abagabo natureba nabi. Sikone yamatsiko sho. Ngwino nk'ayeke mfite byinshi. Wabibonye? Reka nze njye itonde. Umugore wanjye ndamwizi. Reka nze njye kureba ibyo barimo. Ndaje ndebe naho bagiye. Ubugumye aho ngaho ndaje. Wowe mbwire gusa. Ndaje. Ushaka kukwereka uwo ndi we. Byari byiza. Urananije uzwi nawe mukumbuye. Byari byiza no kujya kumusego. Bamayi. Bakose nibi mwari murimo. Mbafashe mbiri. Nanjye reka nze njye kwirebera miri wanjye.